hano murebe ibintu bigiye kuzajya biba. Imana igiye kuzajya ikubita hasi abantu bihamagaye bagakoresha imyuka mibi y'abarangi n'abakonikoni, ababakurikiye bose bahite bagwa. Ngo hariya niho hamfashaga, ngo uriya ukibaza. Shuti witonde, be careful. Ariko Bibiliya iri kuvuga ngo imbabazi z'Imana irashaka kuzizana mu bantu bayo. Ukibaza, wararangaye uri kumarira ngo Mana makazi ibiki n'ibiki. Ni byiza nabyo kubisengera, ariko se kushaka amakuru yawe bwite, aho igihugu cyawe urayafite? Niguha akazi se mu gihugu kigiye kuzamo ibibazo urabyifatamo gute? Aho ya isubize. Abantu twakurikiye, abantu ntitwakurikiye Yesu. Umunsi wo wakurikiye yarangiye, uzabyifatamo gute? Zaburi ya mbere. Nkwifurije kugira igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Urasuzwa na mwene so Mefibosheti cyangwa umwite Abidodomu. Ab'imbere bagiye kuba ab'inyuma, ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere. Urabyifatamo gute? Kw'Imana yibutsa abantu bayo bayisenga ku manywa na nijoro. Uyu munsi rero nkufitiye ijambo ryahanuwe, nkufitiye ijambo ryahumetswe n'Imana Data wa twese, ibinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yoweli. Ndifuza gusengana nawe kugira ngo Imana yo mu ijuru irusheho guhindura amateka y'ubuzima bwacu, kandi imbaraga n'imbabazi zayo n'igikundiro cyayo n'igitinyiro cyayo birushaho koma ku buzima bwacu, twe gusuzugurwa n'abanyamahanga kandi dusenga. Umva ibanga rero, nuko twongera kwiyegereza Imana, tukagarukira Imana, tukihana ibyaha by'igihugu. Bibiliya iravuga ngo nabona umuntu umwe mu gihugu, icyo gihugu nagishyiramo uwo muntu nkabasha gukiza igihugu kandi akabasha kumbera umukandida. Bibiliya nanone ikavuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibaca bugufi bakandamya, nanjye nzumva ndi mu ijuru banukire kubakiriza igihugu. Uwiteka turagushimiye, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, ubera hose icyarimwe. Witwa Imana abantu bageragezwa, hari ababuraye hari n'abapfuye, ukomeza kwitwa Imana. Nta kigukura w'izina ryawe, witwa Ishobora byose. Wowe ntabwo ujya ukenera amaboko y'ingabo ngo ubone intsinzi, nta nubwo ujya ukenera urumuri rw'izuba ngo witwa Uwera. Witwa Imana, uravuga bikabubera hose icyarimwe. Ni wowe wica kandi ugakiza. Iki gitondo turagushimiye kubera ko uri Uwera. Duhindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe, duhindishijwe umushyitsi n'ukuri Imana. Cyubahiro n'ikibi cyawe twese Mwami tubabarire, kandi buri wese ukurikirana igitondo cy'umugisha, yaba ari mu nzu y'imbohe, yaba ari kwa muganga, reka yakira imbaraga zawe n'imbabazi zawe n'igikundiro cyawe. Abarengana ubarenganure, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu. Abashomeri ubaha akazi kubera ko baciye bugufi bakakugarukira, nawe ukabagarukira. Amen. Mu by'ukuri mbabwire, maze igihe nari kuboneka ariko ntago naguye. Imana nikumera umugisha. Twari turimo turasenga kugira ngo Imana isobanure ibidasobanutse mu bantu b'Imana, kandi guhereho natwe duhereho, maze ubundi duhere ko twamamaza icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Umugabo bita Petero yari umumafiya wo mu Bazirote. Yesu aramutoranya aravuga ati nyamara uyu mugabo reka nitwaze inkota tugenda. Umugabo bita Yesu aramwihangana aravuga ngo ariko nimuha Umwuka Wera hari ibintu bizamugeraho akabireka. Yesu aramwihorera baragendana. Nabwiye abantu ngo umugabo abita Yesu ni umugabo bita best care. Umuntu wese utamwemera, umukobwa utemera Yesu, sinzi ahantu yaba yubakiye. Hari inkuru nshaka kuzashingiraho gatoya y'umugore bita w'Umusamariya wahuye na Yesu kw'iriba, ngo ry'isi abahurira kw'iriba. Ariko uyu mugore akimara kumva uburyo Yesu ari arazamuka abwira abantu ngo Yesu ni umaza wenyine. Abagabo bamuteretaga bamubwiraga ngo turaguha 300, bakajya mu biciro
arababwira ngo Yesu yamagije biramagije. Nimba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, mubwire ngo Yesu niwe waguhaza, Yesu niwe wakunezeza. Njya mbona abantu bashakira umunezero muri za byeri ibyishimo, ariko mwarayobye. Muri Kristo Yesu harimo umunezero, harimo ibyishimo, harimo amahoro, ntabwo ari igipindi, turabizi. Mu mubare w'abantu bagowe ntabwo umuntu wamenye Yesu abarimo. Mu Rwanda hari ikigo kigenza ibyaha bita RIB, ntabwo cyashakisha umuntu wamenye Imana, witurije umugabo uri aho utuje, utarwana n'umugore, utanywa inzoga, udaheheta ku twana twa under 18. Iyo wamenye Yesu neza ugenda wamamaza agakiza. Bibiliya yo irabivuga. Ni umugabo bita Yesu wabivuze ageze muri Yohana 14, aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyana. Avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko aho ndi kujya ni heza, ngiye kubategurira amazu muzabamo. Yaba adahari mbabwize ukuri bene data, nimba utarakira Kristo ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urimo urahomba, uri guhomba. Ariko uyu munsi arakomanga umutima wawe, arawukomanga, arashaka kukwemeza kugira ngo Mwuka Wera, tuvuye mu gihe cya Pentecoste. Yenda komeza mvuge ko tukiri muri Pentecoste. Nawe wakuzura Umwuka Wera, intumwa zakomeje kuzura Umwuka Wera, abantu barababwiriza bihana ibyaha byabo, buzura Umwuka Wera. Haleluya. Imana igirira neza abantu bayo, Imana ihembura abantu, kugeza igihe umumafiya bita Petero ndetse n'umurobyi bitaga n'undi bitaga Simoni Zirote n'undi Simoni w'umurobyi bamamaje ubutumwa bwiza na bayoha. Imana ibagire umutima wawe niwicireho iteka, Yesu yaguhindura. Yesu yatoranyaga abamafiya gusa. Imana ishimwe. Natekereje uburyo Yesu yatoranyije Petero, biranangaza cyane. Petero we yari afite uburyo ateye, yari we kamurare. Mu yandi magambo, Petero yari azi ko Yesu amuhamagaye. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, mwamufashe kurwanya leta y'i Roma, kuko abazirote izi nyeshyamba zaziranaga na leta y'i Roma kuko yabakaga imisoro. Ariko Petero abatura umumafiya, ndaguhuza na Matayo, nawe ubaka imisoro akoresha leta y'i Roma. Mana ndafashijwe n'ukuri kwera yabamagaye. Ikintu nari nshatse kuvuga, Yesu uko waba umeze kose, wikicira witeka yagutoranya wowe gwino mu nzu y'Imana. Umwemerere akorere mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Umwemerere araguhindura, wa mukobwa we araguhindura. Nawe waba ufite iyo nkota, wowe wemerere Mwuka Wera arakuyobora. Vuga ngo Mwami Yesu gwino unyobore, uhereye none ndakwihaye. Amen. Twasengeye ijambo ry'Imana. Hari ibintu Imana iri kuvugana natwe muri iki gihe gisa nk'iki. Mwitondere aya mezi ari imbere, umuntu utari gusenga ari busengere pe. Nimba utari umunyamasengesho, umenye ngo umwanzi wacu Satani uhora azerera nk'intare, we najya atembera arazerera, ahora yivuga ashaka uwo yacocomera. Burya umuntu uzerera rimwe na rimwe usanga ari n'igisambo. Ni igisambo kikwiba. Rero umuntu uzerera ni Satani, ngo misi yose n'eshatu, ngo n'ukwiba n'ukwica n'ukurimbura, kandi afite ingabo nyinshi zirwanira mu myuka. Bibiliya iravuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ngo nuko rero abantu bose biringiye Imana ngo bagomba gusengesha umwuka, ngo bakizera. Hariyo ngabo ikigira igituza, agakiza kakaba ingofero, bagasengera abera bose kandi bakambara inkweto, bagakweta inkweto, aribwo butumwa bwiza. Ariko Bibiliya ikavuga ngo usabire n'abera bose, ubihanire. Birababaje kuba umuntu yisengera agashaka amakuru ye bwite, nashaka amakuru y'umuryango avukamo ngo bimeze bite. Ugasanga yararangaye, bamukubise inda akiri mutoya, arakenyutse akiri mutoya. Kibaza wararangaye, uri kumarira ngo Mana makazi ibiki n'ibiki. Ni byiza nabyo kubisengera, ariko se kushaka amakuru yawe bwite, ay'igihugu cyawe yurayafite.
niguha akazi se mu gihugu kigiye kuzamo ibibazo urabyifatamo gute? Aho ya isubize. Abantu twakurikiye, abantu ntitwakurikiye Yesu. Umunsi wo wakurikiye yarangiye, uzabyifatamo gute? Ariko umuntu wakurikiye Yesu najya ananirwa mu rugendo, najya ahangarwa. Bibiliya avuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo umwe mu bagabo bari very educated arangije aravuga ngo ubushize Yuda nawe yaraje afite abantu be. Imana ishimwe cyane. Ngo baragenda turamwica boss wabo, ngo tumaze kumwica bahirimana nabo. Murebe ibintu bigiye kuzajya biba. Imana igiye kuzizajya ikubita hasi abantu bihamagaye bagakoresha imyuka mibi y'abarangi n'abakonikoni. Ababakurikiye bose bahite baba. Hariya niho hamfashaga nguriya ukibaza. Shuti witonde, be careful. Ariko Bibiliya iri kuvuga ngo imbabazi z'Imana irashaka kuzizana mu bantu bayo. Turasoma amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Umva kuntu Bibiliya ivuze, itanze message. Unyemerere nimba uri umupasitoro, nimba uri umuvugabutumwa, nimba uri umukristo, nimba utaranakizwa, twese duce bugufi dusaba Uwiteka Imana imbabazi. Bibiliya yambwiye ndetse n'ubuhanuzi bw'Imana burambwira ngo impamvu turi w'igisuzuguriro na connection tugifitanye n'Imana. Imana ikugirire neza. Ravuze ngo Uwiteka aravuga ati, ariko na n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroke. Mana tubabarire. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera. Imana iguha umugisha. Umuntu wese uri mu muhamagaro, pasitoro, profete, apostles and bishops, abashumba, bibaye byiza wabwira abantu iyi message y'Imana. Nasobanuriye abantu ikintu bita Kristo centered in the Old Testament and the New Testament. Imana irashaka ko duca bugufi, tukiyiriza ubusa kubw'igihugu, kubw'itorero. Imana ikamanura revival yayo. Ariko ubyumvisha uri pasiteri ukicecekera ko message Imana ishaka kubwira abantu bose bari kujya mu murwa wera Siyoni barasuzuguwe. Iki gitabo guhera kuri uyu murongo tugezeho tuzagisoma cyose kirangiye. Niyo message y'Imana, nicyo nabanza kuvugaho beneda. Ariko Bibiliya igaragaza yuko mu gihe cy'uyu muhanuzi Yoweri mwene Petuweli yari umuhanuzi mutoya. Munabo umuhanuzi mutoya bitewe n'ibikorwa bye, ntago aba umuhanuzi mutoya kubera ubwenge bwe. Iyo wakoze ibikorwa binini muri biriya bitabo by'abahanuzi, akeshi witwa ko wabaye umuhanuzi mutoya. Ndumva ayo mateka utayakeneye, icyo ukeneye no kumenya icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Aba bantu bari barasuzuguye Imana bayivaho, maze Imana kuyisuzugura nayo ibateza igisuzuguro cy'abanyamahanga. Barabanyaga, barabiba, barabica, babatesha agaciro, babakoresha uburetwa, bakajya babaseka ngo mbese Imana y'aba bantu iri hehe koko kweri? Nawe ureba uburyo baguseka kubera utwahawe abikiriye, wanze kwihana, waciye bugufi wiyirije ubusa. Akabangwa aya masengesho nkoze nayo kwiyiriza ubusa na famiye yanjye. Bene data, nuko abagabo n'abagore n'abasore muri no minsi n'abakobwa tutari guhishurirwa
ikintu bita amasengesho cyanyeganyeza ubwami bwa Satani. Amasengesho twakora duciye bugufi yanyeganyeza gukora kw'ingabo zose z'umwijima. I say true, ndavuga ukuri kwiyera yamamagaye, nkavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya ihagurutse uyu muhanuzi bita Yoweli arahanura ngo mwumve ukuntu Uwiteka Imana avuze, nimungarukire n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa. Abantu benshi bakunda kwiyiriza ubusa, bakiyambarishwa ibigunira, abandi bakambara ibigera ku maguru, ni byiza, bagakenyera ibitambaro, bagapfuka amatwi. Nyamara ibyo bintu ugasanga bari kurimba kubw'umubiri, ariko umutima Imana ishaka kurimba ugaca bugufi ukameneka. Nuri biravuga ngo noneho mwebwe mutanyaguza imitima yanyu, murire muce bugufi mwihana. Imana ni n'umukozi w'umuhanga, iradukunda. Rimwe ibona Abisirayeli barazezengeye muri Ezekiyeli 3:37. Bataba abantu rero, noneho reka mbagirire impuhwe n'imbabazi, reka mbabwire ikintu bari bukore. Irababwira ngo mumeze nk'amagufwa yumye, ariko ngiye gutegeka kubera ko ndi Imana, nongere mbaho ubuzima. Imana ishimwe. Imana ikakwitegereza ukabona waratagangaye pe. Hari umuntu utagangara ngo kuba itaransubiza reka mbihorere, ngo Uwiteka yaranaye, Jehova yaranaye. Ariko reka nkubwire, turi mu gihe cyo gutabaza Imana kugira ngo idutabare, kuko ibikomeye biri imbere byaguhitana. Imana yaguteza abanyamahanga. Iki gitabo nirinze kwiruka, njye naragisomye ndakirangiza, ariko ngomba kugendera kuri message, kuri buri message. Wihana uce bugufi. Imana irashaka ko wihana, ikaguha umucyo wayo. Satani yazagushaka akakureba akamwara, akakubura, agasanga uriho umuriro w'Uwiteka. Natangaye n'ijambo Yesu yavuze muri Yohana naho ngaho, aravuga ngo ko naje kujugunya umuriro mu isi, ndacyakora iki? Rero umuriro wamaze gufatwa. Bene data bavandi, iki nicyo gihe cyo guca bugufi. Biravuga ngo harimo n'inyungu nyinshi. Mubwire Siyoni yiyiriza ubusa, iteraniro ryose muribwire ryuzure yiyiriza ubusa, ngo maze Uwiteka ugira impuhwe n'ibanga, ngo azatugarukira, ngo twongere gutanga amaturo yacu, ayiwe ngo yifu n'ibinyo, twongere kunezerwa, imitima yacu yongere kuzamura ishimwe mu miryango yacu aho tuba. Haleluya, haleluya. Nyemerere tugarukire hano, turacyakomeje. Imana iri kutubwira wafasha akanya ugaca bugufi, tukiyiriza ubusa, tugasenga Imana, kihana ibyaha by'igihugu. Bene data, hari ibintu Satani aduhisha, ugasanga umuntu ashaka ngo Imana iri kumvuga hirya, ugasanga yaragiye yarirutse ngo iri kumvuga hirya. Kibaza, yirirwa yiruka ahantu hose. Imana ishaka aca bugufi, wihane. Abantu b'inenewe bamenye ubwenge ngo n'ihene n'iyonka ngo byose byiriza ubusa. Imana y'imbabazi nyinshi. Muzarebe Satani agenda dutwara ibintu byiza, ngenda nabivuga, ugasanga kubera iki abantu ntibakiriza ubusa. Mana we, hari na Bibiliya zimwe na zimwe kwiriza ubusa bagenda bakura. Mu mube maso, mwitonde, dusenge Imana. Imana yacu y'imbabazi nta kindi gikuraho umudayimoni ngo usibye gusenga Imana no kwiriza ubusa. Umudayimoni w'inzara, uw'ibibazo, w'urushako rubi, uw'ingorane, uwo kutabyara, wa mudayimoni wose usenya abantu nta kindi cyamukuraho gusenga Imana no kwiriza ubusa. Kandi uce bugufi, wihane, nta cyaha Imana itababarira. Bibiliya iravuga ngo nayo ibyaha byacu byatukura tukutuku. Imana izatweze tugire nka Shelegi. Nitwa Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Muri ino minsi rero ndi kwitwa Mefibosheti, nitwa Bidodo, kubera ko ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere, kandi ni ukuri kwera yamamagaye. Ejo nzakubwira impamvu ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere. Teranyaho 250 telefone yanjye 78463667. Marayika w'Imana kumera umugisha. Zaburi ya mbere.